Hello, our people. It's your girl Pasibu. Ndi kumwe na Niki amakuru. Meze neza pe. Guys, niba ruga mbere ugeze ku Nyarwanda Cinema, ntibagirwe gukora share, subscribe, likes na comment. Kandi ikindi iki kiganiro turimo arya kitwa ngo yitwa The Girls Talk. Kandi nakagaruka mwashuti zanyu muri rwose ntimukajye muhabura. Cyane turi kuvuga ku bintu bitandukanye, turi kuvuga ku ba star bitandukanye, bese ibintu byose biba biri birimo gutrendinga cyangwa se udushya dutandukanye uzajya dusanga kuri The Girls Talk mu Nyarwanda Cinema. Amakuru c'est possible. Amakuru yanjye urebye ni make. Ariko arimo agahinda gateye ubwoba. Akahise kandi kumwe nimumbwira. Ntirimo gukubaza kugira ngo tugere ku ngingo ya nyayo. Oya byanze amarangamutima yabyanze. Hari ukuntu utameze neza se? Okay, urebye inyuma meze neza ariko mu mutima wanjye wapi yanze ko numva ibyo bintu harimo kubyizera se. Umva kamubwiye ntago watugirira icyizere nk'abantu turimo kugukurikirana nanjye uri aha ngaho ukatubwira ikibazo ufite. Sinzi niba njye nyine ibyo bintu bimaze iminsi bibaho ariko nyamuneka ndabinginze ndabasabye abantu mwibasira abana b'abakobwa bari mu ruhando rwa muzika murakabije, vraiment murakabije. Urimo kuvuga kuri biriya bintu bya Bwiza? Nibyo ndi kuvugaho. Reka nkubwire narabibonye numva ndaturitse kuko haraciyemo iminsi agiye mu scout, sinzi niba ayo makuru mwarayamenye. Haraciyemo iminsi agiye mu scout, ni umwana w'umukobwa utangiye kuzamuka, utangiye kumenyekana, ariko urashaka kumwicira izina kubera iki? Ese wowe muhungu utinyuka niba wenda nibyo bintu mwarabikoze, wowe muhungu utinyuka ugafata iyo video uri kumwe n'uwo mwana w'umukobwa mu buriri, ese wumva mu byukuri wowe icyubahiro cyawe ari kihe nk'umunyarwanda? Ari mushiki wawe bikoze wabigenza gute? Wowe wabyumva gute? No, hari ibintu abano abasore cyangwa se sinabasore gusa n'abakobwa cyangwa se urubyiruko rusigaye ruharaje ugasanga niyo bari muri muri uriya mwanya bose cyangwa se uriya mwanya uri privé ugasanga bari gushaka gufata ama video, ariko nkeka yuko niba tubyumvikanye ukaba wafata video se kuki ngiye ushobora kuba wangambanira ukayitanga. Murabyumva iki gihe hana hanze amakuru aragurwa, ariko numva yuko ushobora gufata amafaranga avuye mu kintu kibi ushobora kuba wakoze. Nukuri ubwo nubuhemu, niyo byaba ari ibya nyabyo wenda tuvuge banakundana byaranabaye, ariko ntago nshobora kwiyumvisha wowe muhungu ushobora kuba waratanze iyo video kubera amafaranga, ko ntago nizera yuko ashobora kuba just tuvuge ngo buriya n'ubuntu gusa. Murandabizi niba yarayitanze hari amafaranga bamuhaye, kuko ntago ushobora gutanga video ku nese wewe wari wishimiye ko asaba ahubwo icyo cyo amafaranga. Ni kuvuga ngo ubugurishije uwo mukundana, niba mutanakundana unamwanga my dear, ntago wakagombye gukora ibintu nk'ibyo waba warakoze. Basi yakabaye yibuka cyagiye babaye kumwe yari yishimye, tumwe yishima, impande zose mbiza zishimye, so ntago nakwimvisha impamvu rwose wowe ubwawe watekereza kuba wagurisha video y'umuntu kubera amafaranga, kandi uzi ko hari noneho sinawerega gusa ugurishije nawe ubwa urigurishije. Ese wowe bagurishijemo n'ishuri yawe bakayigaragaza byagenda gute? Wagusebye baba bari byagenda gute? Bari munyujijemo. Burya abajama ntago bari bireba bavuga ati nagatwiko, barahita bagira ngo ndi umusitari, narabyamenye n'umusitari nyine mite ntwika, ariko umva biriya biba biri nonsense niko navuga pe. Nukuri ariko seriously nge nkibibona nabaye speechless. Gasukuwe noneho ibintu ababishyize ku rundi rwego, noneho agera aho ngaho akababwira ati njyewe nanze agasuzuguro, nyamuneka ntago abara agasuzuguro, ahubwo nuko abagira ngo nyamuneka mureke kumwangiriza izina. Ibyo bintu sinzi buri gihe abana b'abakobwa simbise abana urubyiruko abakobwa binjiye mu ruhando nyarwanda, umuziki, ibintu by'amafilime, ibintu nk'ibyo, kuki mubicira izina? Icyo kintu ngiye nicyo cyaka kumenya. Ese ni ugushaka gukunda amafaranga, ni ugushaka kwinjiza, ni ugushaka kumenyekana, cyangwa murimo murabazamura ari plank muri kudukorera twe nk'abafana babo bantu? Ikindi basi ikintu wababwira no kubajya babisubiraho, kandi nanone bari abantu babaje Swiza na The Cat bakunda gusebya abantu bari hanze pe, cyangwa se ndavuga abo bantu basa nkaho ba social media ibakurikiranye cyane, bakunda kuzana akantu kari hit kugira ngo bakunde bagira gute, njyango niba nabo babashaka ko kumenyekana, ariko siniyumvishamo kuba wacuruza ikintu kibi kugira ngo abantu bakunde bakumenye, kugira ngo nawe ubwawe ukunde wi marketing, ntago bari sawa. Aho ngaho sinzi ukuntu mfunguye Instagram yanjye nuko nyine hajemo ama sound biransebya
ariko iriya nkuru ya Pamela reka tuyivugeho turabakobwa pasi ndakuzi ariko kuyivuga kugira ngo bamve ko atari ibintu byoroshye narinanaguye ni ukuri bunge narumiwe no kuri kw'Imana. Oya my dear reka mbabwire sivyo ntago ari ukuvuga nabi umwana w'umukobwa si ukumusebya ariko jewe I really ndibaza sinzi nibice kinegeye n'ikibaza okay ni gute ushobora kudatinga n'umuntu mugakundana imyaka myinshi mukajya musohokana mukajya ku kirwa mukajya ku mazi ukambwira ngo nta na rimwe mwari mwararana mu buriri bumwe ngo you are still virgin. How is that possible? Ngiye biraga ibyo bintu mbizi ko ibyo bintu bibaho wowe ngiyewe. Okay wenda n'abantu badukurikiye baze kubishyira muri comment tubwire ukuntu babyumva banatubwiye wenda n'ibitekerezo ukuntu barimo kubyumva gusa yego bibaho kandi byigize no kubaho bibaho na cyane bitewe biterwa n'urukundo umuntu ubwabo bifitaniye cyangwa se ukuntu babanye ariko iki gihe n'iki gihe tugezemo ntago ngiye cobora umva kamubwiza ukuri yego bibaho ariko ni gake ntago nshobora kubyiyumvisha yuko The Ben na Pamela barambaza iki gihe ejo bundi naho barasezeranye ntago ushobora kwiyumvisha yuko ngo mu gihe ngatarakwa ngataragira gute my friend nge nta kintu nakiyumva nge ntago ndimo kubyemera pe umva ndahakanye rwose umva birasekeje ariko reka babwire biranababaje kandi je ntago ibyo bintu nkababyeyi mwe muri buze kutwumva nimo bifate nabi ariko ntago ibyo bintu nshobora muri comment nabo batubwira ukuntu muze kutubwira uko mu byumva ko ntago ibyo bintu bibaho no urebye riga uje no kureba neza akose hariho umuntu wa commentinze hasi kuri iriya page arangije avuga ngo ni gute se umuntu akodesha ubwato agafata rooms ngo ni gute umuntu akodesha ubwato bwe nyine yasaga nk'uvuga The Ben ngo ni gute umuntu akodesha ubwato agaterera ivi umuntu then mbese tugavinga fan amashampanye ibiryo bihenze sinzi yaje no gushyira amati tukajya muri hoteli ya y'inyenyeri 7 hanyuma njyewe ego ya icyumba cyishyurwa 1 million and what something like that hanyuma ukambwira ngo ngenda zana no gutekereza kongera gukodesha rooms 2 kandi nzi neza ko uwo munsi wari umunsi uri special kuri njyewe cyane rwose icyambere na TV twari tumaze igihe okay nkundana n'umushiti wanjye cyangwa se n'umusheri wanjye uyu munsi namagaragaje yuko agomba kumbera umugore none ikindi cya kabiri yabyemeye why not wowe uri nkawe ngiye kuki natekereza kuba nabasha gukodesha ibyumba 2 ya ukantu nawe ugomba kukibazaho nge nanjye ndihona ahantu nayisemera ndavuga okay harimo kwe kabisa maybe bashobora no kwa yitwikira ntiwamenya ariko biragaragara hari igihe gutwika birenga no gutwika ugasanga uranitwitse hano ngo umuntu arahiye baje banagaragaza utu video twinshi bari kumwe sometimes mu nzu sometimes ku mazi ntago ushobora kumbwira ngo igihe cyose bakundanye reba igihe bambikaniye impeta mu proposa reba igihe gishize ukuntu kingana reba amwambitse baje gusezerana ejo bundi n'ubundi barakora ubukwe ariko ngo barimo kubupanga se gute wowe nawe bishire bisensing umbwire ntago bira bintu bibaho tukiri kuri abo tukiri ku bintu bijyanye n'abastari maze iminsi ndi gukurikirana umuntu witwa The Trainer nkurikirana na Keza ariko mu byukuri ibintu The Trainer arimo arakora I don't think it makes sense. Ujye umukurikirana nawe warabibonye cyangwa cyane uri umuhungu mukurikiranira hafi narakubwirega nje bari aba model yanjye sinzi niba ubyuka muri cyakigana twaganiriye nukuri naravuze se gute bajye mu rukundo ndugiyemo niba avamo nduvemo niba warabikurikiranye neza cyangwa se nkuko twaganiye warabyumvishe man The Trainer arimo arababaza umutima wa Terresky pe suko benshi kankubwiye ahubwo ashobora no kuba afite akantu kameze nk'aka depression ukuntu yes sinzi ukundi akikigaragara cyo niyo The Trainer yabikora n'ubundi still Keza we ntacyo bimubwiye she doesn't mind kuko iyo urebye ubona akazi karagakora buri munsi aragakurikirana buri munsi kandi still n'ikintu gitangaje ku bantu bakunda Keza cyangwa mu following n'ubundi still aracyambaye impeta ntarayikuramo ahubwo ikibazo gishobora kuba kiri kurura muhungu The Trainer ibintu birimo kugenda noneho abantu birimo gufata indi sura abantu bakareba aho ikibazo cyari kiri no gutandukana ahantu byavuye pe nta gushobora kumbwira ngo cyavuye kuri Keza aka kanya akaba yambaye impeta ariko
aka kanya turimo turebeye hano ikibazo cyavuye train ari kubihevinga muri no minsi batandukanye sinzi niba narabonye noneho post zo kuri status ziwe ya Instagram ari kumwe yes nyagasani ari kumwe n'aba baby yambaye ubusa arimo arifata tu video kana postinga baby urabona ko yambaye ubusa bari kumwe ari kumufata something ibintu nyine biri weird kuntu bavuga nukwereka keza yuko ati nubwo wagiye nabandi barahari reka ko sinakwereka keza gusa na umva ni rubanda sinakeza ureba statue wenyine gusa nabandi bose kuko si keza gusa baba bararigana nanjye nababaranda umufana we rero je ubwo numvaga ikiganiro cyacu turigena tukwana ku musozo tubwira abantu basebye abana b'abakobwa bari muri industry ya music cyangwa filime please turabinginze mureke kwandagaza ese kuki mutajya musebye abahungu mugasebye abakobwa gusa nuko abahungu rubwa rumwe namwe rutababera ibyo bintu ntago ari byiza ni ukuri kw'Imana kandi mubyumve nk'ukuri cyane rwose kubera ko umva abakobwa turi baswinga hotel risking aho dukutireho Bwiza man niba ari ni fitina kubera ko uyu mukobwa arimo kuzamuka vuba umva we are doing nothing serious nuko nyine umuntu atabasha kubi expose ariko reka nkubwire ura mukobwa nawe baramuhohoteye cyane reka baze wenda kubishyira muri comment tubwire n'ukuntu ari kubyumva ku bintu byose twaganiye muri kino kiganiro The Girls Talk hanyuma wenda muze kutubwiye sinzi niba hari icyo warenza nacyo narenza ariko ku bakunzi ba The Ben nyamuneka ku itariki 16 September muzibuke yuko ari ifite igitaramo muri Canada yakise ngo The Ben Meet and Greet kirimo na lingabo yo urumva yuko turimo turazamuka cyane rwose ariko ikibazo abakoga muri kutwanya nk'abantu mwe muratobabaza pe cyane ikiganiro cyacu rero nawe niba uri kudukurikirana ufite utwo tuntu ufite bitima n'ibyo bitekerezo ugerageze ubireke hanyuma tujye tubashana kandi no kubahana rega barimo no kubahana yes bye rero ikiganiro cyacu nakagaruka turabakunda cyane ciao